Muraho neza, dore uko wagura abonema kuri website yacu agasobanuye mu gihe usanzwe ufite akawunti either aribwo umaze kuyifungura cyangwa se wari usanzwe uyifite ariko abonema yawe ikaba yashize. Uza kuri my account ukaza kuri subscription, ugahitamo hano gura ifatabuguzi ryawe rya mbere, ukanda ugategereza umwanya mutoya, website ihita ikuzanira uburyo bwo kwishyura. Hanyuma ugahita uhitamo bitewe na plan ushaka kwishyura, niba ari icyumweru, niba ari ukwezi, cyangwa se niba ari VIP ya 20. Iyo umaze kwiselectinga urategereza nanoneho gatoya web ikabanza ikarodinga, uhitamo uburyo bwo kwishyura, niba urakoresha mobile money, momo transfer cyangwa se word limit. Mu gihe amafaranga ufite kuri mobile money uhita ushyiramo nimero ya telefone ufiteho amafaranga, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo nimero ifunguyeho account, ushyiramo nimero ufite amafaranga ukemeza kwishyura. Automatically iyo ukimara kwemeza, system ihita yohereza aka invoice kuri telefone yawe, ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 1, ugashyiramo umubare w'ibanga, amafaranga ava kuri telefone yawe, hano system iti guha access. Murakoze cyane.